iyo umwana w'umukobwa yajyaga mu mihango bwa mbere bafite uburyo nyine babikoraga iyo nyine umubyeyi wiwe iyo yapfaga kubimenya cyane ko n'ubundi abana babo nk'abo ngabo nta hantu babaga bakunda kujya cyangwa se yaranamutoje akavuga ati umunsi wabonye ibi n'ibi bikubayeho uzambwire. Iyo yabimenyaga yari afite uburyo akoresha iyo mihango y'umukobwa. Icyo bitaga nyine nicyo bitaga nibyo bakoreshaga nyine bakamumanika. Bivuze ngo ibyo ni ibintu byabagaho kera ariko bitavuze ko nubwo bitagikoreshwa bitavuze ko ubu ngubu bidashobora gukora, byakora. Ariko bari bafite uburyo bamumanikamo, bakamumanika ku irebe ry'umuryango. Iyo bamumanikaga ku irebe ry'umuryango, aho ngaho umugore we nyine nyina amumanitse yabaga abizi, yagombaga kuzamumanura. Nyine bari bafite uburyo, ntabwo nshaka kubisobanuraho cyane kugira ngo abenshi mutazabyitwaza mukaba mwahemukira abandi bana, ariko icyo nshaka ni ukugaragaza impamvu abakobwa ba kera batasamaga. Ntabwo ari uko batasambanaga, ahubwo nuko ababyeyi babo babaga barabazinze, icyo twakwita nko kuzinga, mbere y'uko bakijya mu mihango bwa mbere. Noneho iyo babamanikaga, wenda mushobora kwibaza mukavuga muti ese ko umubyeyi yabaga amumanitse kandi ari buze aho yamumanitse, azi n'uburyo yamumanitsemo, iyo yapfaga atamumanuye byagendaga gute? Urabona inzu za kera, none uwa kera niba hatarabagaho uburaya yabaga abashatse ko yabaga afite umugore umwe, abo bandi yabazanaga ari abo kumara iki? Si uburaya? Ngira ngo rero nkuko nababwiye ngo ikiganiro ni ukuri kw'ibiriho. Uyu munsi twaje kugira ngo dusobanukirwe, tugereranye ubuzima bwa kera n'ubw'ubu ngubu. Abantu benshi baribaza bakavuga bati ibya kera ntago ibi bintu ntago kera byahozeho, ariko noneho ndagira ngo urabona nk'ubu buryo bwaje bwo kuvuga ngo hajeho ibintu by'amawonapo, bakavuga ngo ni ugukoresha ibinini, ngo ni ugukoresha amapuridanse, ngo ni ugukoresha inshinge, ngo ni ugukoresha iki n'iki. Ariko aba kera bo buriya bari bafite uburyo gakondo bakoreshaga. Uburyo gakondo, hari ukuntu umuntu izo puridanse ntizabagaho, ibyo binini ntibyabagaho, n'ibyo mbese uburyo bwose bwo kwikingira ntibwabagaho. Ahubwo ababyeyi bagiraga uburyo bamanikagamo abana babo, hari icyo bita kubamanika. Bikagenda ute? Nyine iyo bamumanikaga yashoboraga gusambana ntabyare, nyine ntasame. Ibyo bintu nta mizimi birimo, yabaga ibirimo. Yerega ubundi hari ibintu abantu, hari ibintu njyewe ubundi najyaga nibaza nkavuga nti ariko ubundi nkavuga nti umuntu wese uvura ibi ngibi bya kinyarwanda, nkavuga nti ni umurozi, cyangwa se nkavuga nti afite uburyo akorana n'imyuka mibi. Njye niko mbyumva kandi ni nako kuri. Ariko kera, none se kera ko abantu hari hakibaho agakiza, hakibaho umwuka wera, abantu ujya gusenga bakakunyuza mu ikositari ukagwa hanze, ubu urumva bishobora guhurira he n'ubu ngubu? Abenshi baravuga ati kubera ko Imana y'ubu ngubu itagikenyura nk'iya kera, ati nabyo biri mu bintu bishobora kuba bituma abantu bitwara Imana ya kera ni nayo y'ubu. Kuvuze ngo abakera bari bari mu gakiza, umwana w'umukobwa yarohwaga habaye iki? Bashwaga abana b'abakobwa. Noneho n'ubu ngubu uri kuvuga ngo hariho uburaya, nese uburaya ni abakobwa babwikorana? Ese ubundi kuki mwemeza ko buri gihe muba mwashutswe? Bagushuka, noneho gushatse kutubwira ko abakobwa nta bwenge mugira. Turabufite, ariko hari ibyo tudafite. Ntabwo mufite kwihagararaho. Oya, kwihagararaho turabifite, ariko hari ibyo umuntu aba akeneye. Buri gihe kuki mubyemeza ko muba mwashutswe? Ariko reka mbanze mubwire, umugabo, kuko ubu ngubu umwana w'umusore asigaye aryamana n'abakecuru, inkumi, abasaza nibo bafite amafaranga, akaza
akaza akakubwira ati niba waba wihagaze ute nyamuneka mumbarire muri comment muvugishe ukuri araza akakwera ati dore ko ntacyo ndayiguhaye inzu ya 300 muri Kigali ndajya nyikwishyurira ntago ari ukubura kwihagararaho nawe urareba ugasanga n'amerekezo ukaba ati akuhaye imodoka ya vewiti mu buzima bwawe no ukibi wanyu no gutega kugira ngo ugende mu modoka yari ikibazo none se ahubwo ubwo urumva uwo mukobwa afite ubwenge ahubwo ubwo umuntu udafite ubwenge ni uwo mugabo uri kumuha imodoka ubundi ni isamba arimo kugura mani biriya bintu waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi audio production umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire abarangije troncome abarangije segonderi yewe n'abarangije kaminuza kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube Twitter Instagram na Facebook kuri General Life TV Rwanda cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788328205 cyangwa 0788717539 isi ya none ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza. Asante sana haya watazamaji na wasikilizaji wa General Life TV Rwanda, mko pamoja na MC Vincent Brown. Ngira ngo rero nkuko mu mazimisi mureba ibiganiro byacu byagiye bitambuka, ngira ngo mu mazimisi mubibona ko ntagikunze gukora njyenyine cyane ko nsigaye mfite umunyamakuru uri kwitoza umwuga w'itangazamakuru. Reka rero nawe mwakire abibwire noneho turi buze kugenda dusobanukirwa ibijya mbere. Umunyamakuru uri kwitoza umwuga banyita Leya. Wese witwa nde? Banyita Leya kandi ngaba nitwa na Leya. Witwa na Leya? Umunyamakuru witwa Leya. Cyangwa witwa na Leya? Oya nitwa Leya. Waruvuze ngo nkaba nitwa na Leya naryo ubwo naringize. N'abantu benshi niryo zina banziho. Na Leya? Leya. Na Leya ubwo naringize ngo nirindi zina. Naringize ngo nirindi zina kubera ko nagiye numva mu biganiro byagiye bitambuka kuvuga ngo witwa Leya none waruvuze ngo nitwa na Leya ubwo naringize ngo naryo nirindi zina baguhaye. Yes, ngira ngo rero ubwo mwamaze kubyumva nk'umunyamakuru wanyu uri mugenda yitoza umwuga w'itangazamakuru. Nge rero ndabizi ko atari ubwa mbere mubonye kuri General Life TV Rwanda. Uyu munsi mu kiganiro kuri kwibiriho hari igihe abantu benshi bamaze iminsi bavuga bati ikintu kijyanye n'uburaya mbese bwafashe indi ntera, bakavuga bati kera ntibyakorwaga, abandi bakavuga bati ibi bintu kuva na kera byahozeho cyangwa se ntibyahozeho bije ubu ngubu. Mbere wenda yuko ndibuze gukomeza nkawe ushobora wenda kuba hari bike yuziho uko byemera, niba n'amateka ujya wumva wemera ko ibiri kubaho ubu bitandukanye n'ibyabagaho kera? Ntago bitandukanye ariko ikintu gito gitandukanye nabyo. Kera babikoraga bihishe ariko ubu ngubu bakanabivuga mu magambo y'imene ku buryo umwana atabyumva, ariko ubu ngubu babishyira ku mugaragaro buri kimwe cyose. Barihishaga kandi none se bihishaga bate kandi warafatwaga ahubwo ukarohwa bakakuroha mu ruzi rukagutwara? Nge nakuze numva bavuga ngaho umugabo aguye undi arenzaho utwatsi.
kuki yarenzagaho twatsi ariko abo natwarenzaho niyo mpamvu bijya kumugaragara urumva ingeso yatangiye kuva kera uburaya ni ubwa kera njye niko mbyumva kandi ni nako kuri ariko kera none se kera ko abantu hari hakibaho agakiza hakibaho umwuka wera abantu ujya gusenga bakakunyuza mu ikositari ukagwa hanze ubu urumva bishobora guhurira he n'ubu ngubu abenshi baravuga ati kubera ko imana y'ubu ngubu itagikenyura nk'iya kera ati nabyo biri mu bintu bishobora kuba bituma abantu bitwara imana ya kera ni nayo y'ubu kuvuze ngo abakera bari mu gakiza umwana w'umukobwa yarohwaga habaye iki yabaga yatwaye inda yayitewe nandi yayitewe n'umusore ubwo ni uburaya nyine ndetse urumva butaratangiye uburaya bwatangiye kera hari n'igihe yabaga yayitewe n'umugabo bwatangiye kera turabizi ahubwo buri ku nyine bukorwa nk'uko na kera n'ubundi bwakorwaga impamvu abakera batabikoraga ku karubanda ngo banabikore nk'uko ubu ngubu basigaye babifata nk'ibisanzwe kera wabaga uzi ko uratwara inda bakakuroha wafatwa wasambanye ni amahano mu muryango ugacibwa nyine ukaba igicibwa ariko ubu ngubu kubikora hari n'uwo maze iminsi numva akavuga ati niba waratakaje ubusugi akaguha respect wakoze igikorwa akakubwira ati ahubwo courage n'abatari babutakaza ahubwo wenda niba ukibufite ariko nyine ntiwibare mu bantu ati wabutakaje niwe mbese ubwo niwe wabaye umuntu ngo niwe ukwishema abakera abagabo bari indaya abagabo ba kera njyewe ntabwo ndi kuvuga mba mutabifata nk'ibintu ngo muhita muvuga ngo umunyamakuru yango ese barayaga abandi bashwaga abana b'abakobwa noneho n'ubu ngubu uri kuvuga ngo hariho uburaya nese uburaya ni abakobwa babwikorana ese ubundi kuki mwemeza ko buri gihe muba mwashutswe bagushuka noneho gushatse kutubwira ko abakobwa nta bwenge mugira turabufite ariko hari ibyo tudafite ntabwo mufite kwihagararaho oya kwihagararaho turabifite ariko hari ibyo umuntu aba akeneye buri gihe kuki mubyemeza ko muba mwashutse ariko reka manze mubwire umugabo kuko ubu ngubu umwana w'umusore asigaye aryamana n'abakecuru inkumi abasaza nibo bafite amafaranga akaza akakubwira ati niba waba wihagaze ute nyamuneka mumvare muri comment muvugisha ukuri araza akakubwira ati dore kontake ndayiguhaye inzu ya 300 muri Kigali ndajya nyikwishyurira ntago ari ukubura kwihagararaho nawe urareba ugasanga n'amerekezo ukaba ati akuhaye imodoka ya vewiti mu buzima bwawe no ukibi wanyu no gutega kugira ngo ugende mu modoka yari ikibazo none se ahubwo ubwo urumva uwo mukobwa afite ubwenge ahubwo ubwo umuntu udafite ubwenge ni uwo mugabo uri kumuha imodoka ubundi ni isamba arimo kugura mani biriya bintu ni boro reka manze nkubwire oya ni boro mani ntimukagiye mufata mana yera nk'ivu y'ibigori gakomera nk'ishoka biriya bintu bihenze kurusha isambu biriya bintu bihenze kurusha isambu ese baba bakuguze oya ntago ari ukugura we waruvuze ngo ni isambu bari kugura nyine ni ubundi mba nguha kontake ni isambu mba ndi kugura ni iki mba ndi hari isambu ushobora guhereza hari isambu twari kuvuga zina i Kigali cyo kibanza nibyo bihenze kereka niba ari zino batura nkayiguhereza gutya n'ubundi kontake ni imodoka ukayimuhereza hari n'uwo nzi yigeze atanga umujyi wa Kigali da aho ngaho ntese ubu njye nkuguhaye ndawukweguriye ikibazo njye ntabwo turi mu buraya ntabwo ndi indaya oya uravuze ngo uburaya bw'ubu ni nk'ubwa kera nibyo uburaya bwa kera umwana w'umukobwa ntago umuntu wa kera ntago wabaga wamuha isambu kuko nibyo bintu byabaga bihari cyane ugasanga umuhaye nk'isambu nini cyane ari umukobwa yabwira iwabo akayikuye he ubwo buraya barabukoraga agataha ariko ubu imodoka urayimuha ntago ari ukugukura ni impanguye ariko se ni ukugufasha mweze muba muri gufasha abagabo baba bari gufasha abana b'abakobwa niba fasha nanjye mbinana winyanga umugabo afite ese ntabwo wumvisha ari neza naririmba ngo biryoha bisangiwe nibyo umugabo afite umugore afite amafaranga nagende nyine
uwo mu baby asangira n'uwo urimo uranyinjirira sha urimo uranyinjirira mu kiganiro nshaka kuzazaho ubu buraya busigaye bariya ejo amuhe kuri amafaranga amuhe n'imodoka nawe abeho neza. Ni ukuvuga ngo ibyo ubu ngubu byagiye ku mugaragaro nubwo nawe bari bafata yatanze iyo modoka ariko nyine barazitanga amafaranga. Ariko abakera impamvu batatangaga amafaranga uburaya bwari buriho ariko ntabwo yabaga yaguha umurimo ubuse wawujyana iwanyu uvuga ko wawukuye. Ariko uburaya bwarakoze ko babaha amazu cyangwa bakaguha imodoka y'uyijyana etaje igeretse kangahe bagomba kuzitanga. Ariko se wa kera erega kera barabeshyaga ngo hariho umuco kubera icyo umugabo yashakaga abagore barenze umwe ubu ngubu bose batanu ntiyabashaka ni 10 ariko ubu bwo ni viziyo. None uwa kera niba hatarabagaho uburaya yabaga abashatse ko yabaga afite umugore umwe abo bandi yabazanaga ari abo kumara iki si uburaya. Ngira ngo rero nkuko nababwiye ngo ikiganiro ni ukuri kw'ibiriho uyu munsi twaje kugira ngo dusobanukirwe tugereranye ubuzima bwa kera n'ubw'ubu ngubu. Abantu benshi baribaza bakavuga bati ibya kera ntago ibi bintu ntago kera byahozeho ariko noneho ndagira ngo urabona nk'ubu buryo bwaje bwo kuvuga ngo hajeho ibintu by'amaonapo bakavuga ngo ni ugukoresha ibinini ngo ni ugukoresha n'amapuridanse ngo ni ugukoresha inshinge ngo ni ugukoresha iki n'iki ariko abakera bo buriya bari bafite uburyo gakondo bakoreshaga. Uburyo gakondo hari ukuntu umuntu izo puridanse ntizabagaho ibyo binini ntibyabagaho n'ibyo mbese uburyo bwose bwo kwikingira ntibwabagaho ahubwo ababyeyi bagiraga uburyo bamanikaga mw'abana babo hari icyo bita kubamanika bikagenda ute nyine iyo bamumanikaga yashoboraga gusambana ntabyare nyine ntasame ibyo bintu nta mizimi birimo yabaga ibirimo yerega ubundi hari ibintu abantu hari ibintu njyewe ubundi najyaga nibaza nkavuga ntari ku bundi nkavuga nti umuntu wese uvura ibingibi bya kinyarwanda nkavuga nti ni umurozi cyangwa se nkavuga ntafite uburyo akorana n'imyuka mibi ariko nta hantu bihurira kuko hari n'umuntu ukuvura akagenda agasoroma ibyatsi hariya ubireba akabiguhereza ukabinywa niba ari nk'uburozi kuko nkanjye bigeze kundogaho bigeze ko mu burozi bw'imutamikana ariko igiti cyamvuye nyine basekuyemo ni ibintu basekuye barangije amazi yacyo aba ariyo nywa kandi urakira kandi ndakira hari umwuka mubi nta zindi mbaraga zigeze zikora aho ngaho icyo ngicyo rero nari nkivuze hari ukuntu nawe impamvu mvuga ko nta myuka mibi nawe ibyo ngibyo ubikoze kuko ubu uramutse wanyweye nk'uburozi ukambwira uti kubera ko icyo giti narakibonye icyo giti basoromyeho ibibabi bakabisekura bakamvura narakibonye bivuze ngo ubu nanjye uwo nakirangira akagenda akabikora wenda akavuga ati nararozwe agacira nose ubwo nawe waba ukoresheje imiti y'uburozi ibyo ngibyo ni ibintu abantu bishyiramo hari ibintu abapfumu bakora ukabona ko bakoresheje supernatural power bakoresheje nyine imbaraga za gipagani ariko hari n'ibintu umuntu akora akakuvura rwose ubona ari imiti nyine aguhaye safe ntibikarangira ibyo rero mbihuje n'iki mbihuje n'uko wari uvuze ngo ubwo se nta zindi mbaraga za gishitani zirimo nta zindi mbaraga reka tugaruke nanagira inama abana b'abakobwa niba ugendana ukiri abakobwa batoya bakiri batoya kuko babikoraga iyo wabaga ugiye mu mihango bwa mbere iyo umwana w'umukobwa yajyaga mu mihango bwa mbere bafite uburyo nyine babikoraga iyo nyine umubyeyi wiwe iyo yapfaga kubimenya cyane ko n'ubundi abana babo nk'abo ngabo nta hantu babaga bakunda kujya cyangwa se yaranamutoje akavuga ati umunsi wabonye ibi n'ibi bikubayeho uzambwire iyo yabimenyaga yari afite uburyo akoresha iyo mihango y'umukobwa icyo bitaga nyine nicyo bitaga nibyo bakoreshaga nyine bakamumanika ego. Bivuze ngo ibyo ni ibintu
byabagaho kera ariko bitavuze ko nubwo bitagikoreshwa, bitavuze ko ubu ngubu bidashobora gukora, byakora. ariko bari bafite uburyo bamumanikamo, bakamumanika ku irebe ry'umuryango. Iyo bamumanikaga ku irebe ry'umuryango, aho ngaho umugore we nyine nyina amumanitse yabaga bizi, yagombaga kuzamumanura. Nyine bari bafite uburyo, ntabwo nshaka kubisobanuraho cyane kugira ngo abenshi mutazabyitwaza mukaba mwahemukira abandi bana, ariko icyo nshaka ni ukugaragaza impamvu abakobwa ba kera batasamaga. Ntabwo ari uko batasambanaga, ahubwo nuko ababyeyi babo babaga barabazinze, icyo twakwita nko kuzinga, mbere y'uko bakijya mu mihango bwa mbere. Noneho iyo babamanikaga, wenda mushobora kwibaza mukavuga muti ese ko umubyeyi yabaga amumanitse kandi ari buze aho yamumanitse, azi n'uburyo yamumanitsemo, iyo yapfaga atamumanuye byagendaga gute? Urabona inzu za kera nyakatsi zicitse ku bwa His Excellency ejo bundi, mbese bije ejo bundi namenye ubwenge iriho. Nanjye namenye ubwenge za nyakatsi ziho zicitse ejo bundi. Murabizi ko rero abantu ba kera bubakaga inzu z'imbaho, bakubaka n'inzu z'ibiti, bakagira, wenda nk'abanyakigali bo bashobora kuba batabizi cyane, bakagira uburyo bitaga ngo ni ukubarata, nyine bagenda batera imbariro, hari igihe baziteragamo imisumari cyangwa bakagenda bazibaratisha imigozi. Noneho ubwo buryo bwabaga bwubatse, urumva igiti cyabaga gifite imyaka gishobora kumara mu butaka, byagendaga bibora. Ibyo biti iyo byaboraga, inzu yashoboraga guhirima, bikagusaba kuyisenya ukongera ukubaka indi. Ubwo uwo mukobwa yabaga amanuwe. Iyo iyo nzu yasenyukaga, nyina, wenda tuvuge nyina wamumanitse, hari n'igihe yamanikaga umukobwa we ntanamenye ko yamumanitse. Ubu ntabwo bibaho. Byarashobokaga. Yabiyoberwa gute kandi uvuze ko kumumanika yakoreshaga imihango y'uwo mwana? None se wabaguzi ari bubigenza ate? Nese yarakubwiraga ngo ngiye kukumanika, ahubwo we yabigusabaga kugira ngo uzabimubwire, aze kuzabona uburyo abikoresha kugira ngo akumanika, ariko ntabwo yakubwiraga ngo ngiye kukumanika. Umwana niwe utaramenyaga ko bamumanitse, kuko yabaga akiri na mutoya. Ahubwo ubwo ni ukuvuga ngo iyo wajyaga gushaka yarakumanuraga kugira ngo ukunde ubyare. Iyo yabaga atakumanuye, wenda tuvuge n'urugero, agapfata bikaba ngombwa yuko apfa atarakumanura, wagombaga kuzabyara ari uko iyo nzu yakumanitseho yasenyutse. Ikintu nashaka kuvuga, wavuze ngo uburaya bw'iki gihe ntabwo ari nk'ubwa kera. Umubyeyi w'iki gihe ibyo byo kukumanika ntiyabikora, ntiyakugira inama nubwo yanabimenya, nta nubwo yaranabizi wenda uburyo bikorwa. Iyo watangiye kumera amabere, watangiye kumusuzugura, wakuze arakubwira ati mwana wanjye gutya na gutya, imenye ukomeze uyazunguze nta kibazo. Oya, uyazunguze itware neza, ngo ntibazagushuke. Ariko umubyeyi wa kera yashyigikiraga uburaya. Kubera iki yacungaga umwana we yagiye mu mihango akamumanika ngo nasambana tuzatwara inda? Urumva we yabaga bize ati arasambana, sindi bumubuze, nubwo namumanitse nagenda bikore nta nda azatwara. Nshimye ko utari umwana. Ubu ngubu ni urugero, uramutse ubyaye nk'umwana w'umukobwa, ari ukuba wamubona yapfuye no kumubona yatwaye ikinyendaro, wahita mwiki? Ari ukumubona yapfuye no kumubona yabyaye, nta kinyendaro kikibaho mu Rwanda. Harya n'abana b'urukundo. Abana bose ni abana. Ni abana b'urukundo, nta kibazo. Aho kujya mubona yapfuye namubona yabyaye. Mbese wamubona yabyaye. None se urabureyiminga ababyeyi ba kera gute, mu gihe we yabaga avuga ati njyewe aho kugira ngo mbone umwana wanjye bamurohera, noneho ibaze kuba umwana avuga ati mama ubona amazi arimo amurengana nk'iriya, no kumubona ari aho ngaho niyo ndatayitwaye. Ibyo byo kuroha umwana uwa kera, erega ubu ngubu impamvu batabikompureyininga, arabyara akavuga ati ubwo warananiranye nyine, ubwo pese
nta kindi cyo kubirenza ahubwo icyo nyine nashatse kuvuga nuko uburaya bwa kera aribwo bwari bukabije buteze kubera iki utumvaga ko umwana watatwara inda noneho impamvu umwana kandi nyine yararoha baramwicaga yagombaga gupfa impamvu umubyeyi hari ahantu akora ibintu ukabona ahubwo yisha umwana kurenza uko bari kumuroha areba imiryango ya kera hari ibintu yagenderagaho nk'ubwo apfuye inzu ikaba ikomeye itahita ihirima ngo amanurwe ngo nyine ubwo abashe kubyara agashaka umugabo ugasanga kwa nyirabukwe iracenze atabyara sinyikeneye havagamo n'urupfu hari aho byavagamo urupfu kera urupfu rurenze kuba umubyeyi wawe yakumanika agafata nakumanuye ntubyare naho ugiye usanze mabukwe wawe ari wakubera umubyeyi ntumubyarire none si inzu za kera hari inzu ya kera yamaraga imyaka irenze 6 cyangwa 5 niba mumanitse umukobwa ajya mu bihe bye bavuga ko ubundi abantu bize ibintu bijyanye n'imyororokere bavuga ko ashobora kuyijyamo hagati y'imyaka wenda imyaka 13 cyangwa 11 sibyo reka dufatire kuri 13 cyangwa 4 wenda tureke kuza hasi cyane wenda niba ari 3 guteranya 5 si 18 wenda hari igihe bakera bo bashakaga banafite 15 wenda 17 barazaga bakagusaba ese kumara imyaka 2 utabyaye cyo ni ikibazo abubu ntihari n'amama 6 abubu biroroshye noneho kubera no gukuramo n'inda hari n'igihe usanga n'umura nabo barawukuranye hari n'igihe umubyeyi yakumanikaga yanakumanura n'ubyara kubera ingaruka zo kukumanika oya ntabwo bibaho ugasanga kubera ko yakumanitse yakumanura n'ubyare bakaba uramuryango ukoresha ibyo bibaho ibyo nje ndi kuvuga ni ibyo nakozeho icyegeranyo nashakishije amakuru yose yizewe nashaka ku bantu batandukanye ibyo ntababeshye ntago byabagaho iyi nzu yabaga yasenyutse cyangwa se umubyeyi yageze igihe cyo kukumanura wagombaga kubyara urutumwaye possible ntabyo kuvuga ngo kereka iyo nzu yabaga igihagaze atigeza kumanura iyi topic turiho niyo uburaya bw'iki gihe n'ubwa kera reka ibyo icyo turi gushaka wewe impamvu nuko wari uvuze ngese ngo umubyeyi wa kera yashyigikiraga uburaya nubwo yatinyaga umwana wanjye batamuroha ariko yashyigikiraga uburaya kuki atizeraga umwana we ko ibyo bintu atabikora ngo atware inda ahubwo bagiriraga urukundo abana babo nje nicyo nemeza muranamukenye ndanagiye agiye ariko atsinzwe yari urukundo rw'abana babo gutsinda bari badukurikiye mugomba kunyumva icyo nagira ngo mbasobanurire kwari kugira ngo mumenye ise koko ibya kera byagendaga bite kugira ngo abakobwa ba kera ntibasame nuko babamanikaga nta miti yakoreshwaga hari abantu bibaza ngo kuba abakobwa ba kera ngo bataratwaraga inda ngo kandi ngo nta nawo napo ngo bajyagamo bakoreshaga uburyo bwo kubamanika nibwo buryo nashakaga kugira ngo uburyo mbese mbasobanurire bigenda bite reka nje rero mitena nigendera icyangombwa kwari ukubageza hayo makuru ntago icyo nashaka kwari kugira ngo mboranire gutsinda cyangwa gutsindwa ndetse nanababwira ngo mwari kumwe nanjye MC Vincent Brown mutibagiwe like na subscribe ndetse na comment zanyu atananirwa kwivuga akavuga ngo itangazamakuru ntiyaryimenyereje neza harya ngo nitwa Leya umukanya araje ababwire ko ariko bamwita no mwakoze kubana nanjye ntago nshyigikiye uburaya kuba nabivugaga kuko ndi umunyamakuru ndi kwimenyereza umwuga w'ubunyamakuru arimo arasenya ababyeyi ba kera kandi ababyeyi ba kera niba ukiri uhuru wa kera ndakubaha cyane ahubwo nimero yanjye ni 0788328205 uzampamagare uze mu kiganiro urusheho kugenda uduha amateka yahaje subiramo izo nimero iyi ntago ari radio niba utazifasha usubiza inyuma niwibagirwe like na subscribe ndetse na comment zanyu ziba zikenewe ukora urushaho kugenda ukora share nkomeza kugenda mbabwira nti mbese turacyari kumwe urubyiruko turi kumwe runyandikira muri comment ruciye kuri General Life rumbwire niba ababyeyi ba kera koko
ibyo bakoraga ari byo, batara urukundo bari bakunze abana babo, niba atari uburaya bashyigikiraga. mukomeze kugira impagarike mu bugingo. Ciao Ciao ciao. Waba ufite inzozi zo kugera kure mu bijyanye na muzika? Iki ni cya kigo cyigisha muzika ku rwego mpuzamahanga, bakwigisha computer hamwe no gutunganya amajwi, audio production. Umunyeshuri wize muri iki kigo abanyenerwa tumurebereho ku murimo abikesha ubumenyi yahawe n'abarimu b'inzobere bigisha muri iki kigo. Abanyeshuri bahiga bakaba bakomereza amasomo yabo hanze y'u Rwanda babifashijwemo n'iki kigo mu rwego rwo gukarishya ubumenyi n'ubushobozi. Muri iki kigo hacumbikirwa abana barangije primaire, abarangije troncome, abarangije segonderi, yewe n'abarangije kaminuza. Kandi tubafitiye amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Muramenya ntimucikwe n'aya mahirwe mboneka rimwe yo gukomereza amasomo hanze y'u Rwanda. Abifuza kwiga muri iki kigo mwadusanga mu mujyi wa Kigali Kimironko. Ukeneye kumenya byinshi birambuye wasura imbuga nkoranyambaga zacu YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kuri Generalife TV Rwanda, cyangwa ukadusanga aho dukorera Kigali Kimironko. Ku bundi busobanuro wabariza kuri 0788 32 8205 cyangwa 0788 71 75 39. Isi ya none, ikoranabuhanga niryo terambere ryawe ry'ejo hazaza.